Abakorino ba kabiri igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data turabandikiye. Mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korino n'abera bose bari mu Akaya hose. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Umurongo wa gatatu umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Se, ari nayo Data wa twese w'imbabazi n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijijemo na Kristo. Iyo tubabazwa tuba tubabarizwa kugira ngo muhumurizwe no gukizwa, kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no kugira ngo muhumurizwe namwe, mubone uko mwihanganira imibabaro imwe n'iyo natwe tubabazwa. Nicyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanije imibabaro mufatanije no guhumurizwa. Bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Asiya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanije natwe gusenga kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimire Imana ku bwacu. Umurongo wa 12 umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo yiregura ibyerekeye iby'ingeso ze. Kwishima kwacu ni uku: ni ibyo umutima wacu uhamya yuko ingeso twagiraga mu isi, kandi cyane cyane kuri mwe, ari ukwera no kutaryarya kuva ku Mana, no kudakurikiza ubwenge bwa kavukire, ahubwo gukurikiza ubuntu bw'Imana. Kuko tutabandikira ibindi keretse ibyo musoma, ibyo nibyo mwemera, kandi niringiye ko muzabyemera kugeza ku mperuka. Nk'uko mwatwemeyeho igice yuko turi ibyirato byanyu, kandi nk'uko namwe muzaba ibyacu ku munsi w'Umwami wacu Yesu. Umurongo wa 15 umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'imigambi Pawulo yari afite yo gusura ab'i Korino. Ubwo niringiye ibyo nagambiriraga kuba ari mwe mbanza gusura, kugira ngo munezerwe kabiri. Nimba nyuraho njya i Makedoniya, nkagaruka iwanyu mvuye i Makedoniya ngo mumperekeze njye i Yudaya, mbese ubwo nashakaga gukora ntyo narahindahinduraga, cyangwa ibyo ngambirira mbigambirira mu buryo bw'abantu, ngo niyakire ngo nikiranye ntiyeye, maze ngo nti oya oya. Ahubwo nk'uko Imana ari yo kwizerwa, niko n'ijambo tubabwira atari ye, maze kandi ngo oya. Kuko umwana w'Imana Yesu Kristo, ubwo twababwirije ibye, njyewe na Silwano na Timoteyo atiye, kandi ngo abe oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri, nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amena, ngo Imana ihimbazwe natwe. Imana niyo idukomerezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Ariko Imana niyo ntanzeho umugabo ku bugingo bwanjye, yuko icyatumye ntongera kuza i Korino ari ukubabarira. Icyakora ibyerekeye ku kwizera kwanyu ntabwo tubatwaza igitugu, ahubwo dufatanya namwe mu byishimo byanyu, kuko kwizera ariko mushikamyeho mukomeye.
Abakorino ba kabiri ibice 2 dusome dore ku murongo wa 1. Ariko nagambiriye mu mutima wanjye kutagaruka iwanyu nzanye agahinda, kuko nimbatera agahinda uwanezeza ninde atari uwo ntera agahinda. Ibyo mbyandikiye kugira ngo ubwo nzaza ne kuzaterwa agahinda n'abari bakwiriye kunezeza, kuko mbiringira mwese yuko umunezero wanjye ari wo wanyu. Nabandikiye mfite agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi wo mu mutima, ndira amarira menshi. Icyakora si ukugira ngo mbatere agahinda, ahubwo ni ukugira ngo mumenye uburyo urukundo mbakunda ruhebuje. Ariko niba hariho umuntu wateye agahinda, uwo yagateye si njye, ahubwo ni mwebwe mwese, ariko ne kubihamya bikabije, ahubwo mvuge ko ari bamwe muri mwe. Noneho rero igihano wa wundi yahanywe na benshi kiramuhagije, nicyo gituma mukwiriye kumubabarira no kumuhumuriza, kugira ngo aticwa n'agahinda gasaze. Kubw'ibyo ndabinginga kugira ngo mumugaragarize urukundo rwanyu. Indi mpamvu yanteye kubandikira ni iyi: ni ukugira ngo mbagerageze menye ko mwumvira muri byose. Ariko uwo mugira icyo mubabarira, nanjye mba nkimubabariye, kuko nanjye ubwanjye iyo hari uwo ngize icyo mbabarira, nkimubabarira ku bwanyu imbere ya Kristo, kugira ngo Satani atagira icyo atsindishisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Ubwo nazaga i Tirowa nzanywe no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, nubwo nakinguriwe urugi n'umwami wacu, nabuze uko nduhura umutima wanjye, kuko ntasanzeyo Tito mwene data. Nicyo cyatumye mbasezeraho njya i Makedoniya. Ariko Imana ishimwe, kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukizwa hose impumuro nziza yo kuyimenya. Kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo ninde ubukwiriye? Ni twe, kuko tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana, bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Abakorino ba kabiri ibice 3 dusome dore ku murongo wa 1. Mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza, cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe, cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenye bakarusoma. Kandi koko biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Ibyo ni byo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, batari ab'inyuguti, ahubwo ni ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha, naho umwuka uhesha ubugingo. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari uk'umwanya muto gusa kugashira. Nkanswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Niba imitegekere yategeraga gucirwaho iteka yahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itegeka gukiranuka, kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nk'aho ari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa ku bw'izina bw'iya kabiri, noneho igumaho niyo izarushaho cyane kugira ubwiza.
nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami. Abakorino ba kabiri ibice 4 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Yesu Kristo nibyo byonyine Pawulo abwiriza. Nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe, ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimira umutima we imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo, ari we shusho y'Imana, utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu kubwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Umurongo wa 7 umutwe w'amagambo uravuga ngo imibabaro iboneka mu kubaho kw'intumwa. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Tuzi yuko iyazuye umwami Yesu izatuzurana nawe, kandi izatwishyirana namwe. Burya ibyo byose bibaho ku bwanyu, kugira ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho gusaga, abe ariko n'ishimwe rya benshi rirushaho gusaga, ngo Imana ihimbazwe. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'aka kanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Abakorino ba kabiri ibice 5 dusome dore ku murongo wa mbere. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu iva mu ijuru,
kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa, kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe. Icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa cyimirwe n'ubugingo, kugira ngo igipfa cyimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka ho ingwate. Nicyo gitumye dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, kuko twese dukwiriye kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Nuko iyo nemeza abantu bikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, uko ndi niko bigaragarira Imana, kandi niringira yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu. Ibyo ntitubivugiye kongera kwiyogeza kuri mwe, ahubwo turabaha impamvu yo kwirata ku bwacu, kugira ngo mubone icyo musubiza abirata ibigaragara, batirata ibyo mu mitima. Niba dusaze ku bw'Imana, kandi niba tudasaze ni ku bwanyu, kugira ngo tubafashe. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi nanone yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo, kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Abakorine ba kabiri ibice 6 dusome dore ku murongo wa. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti, mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo no mu mihati, tuba maso twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite urukundo rutaryarya, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'ibumoso, mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe, dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri, dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa,
dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Mwa Bakorinto mwe, akanwa kacu karababumbukiye, umutima wacu uragutse. Ntimubyigana muri twe, ahubwo mubyigana mu mitima yanyu ubwanyu. Nuko ndababwira nk'abana banjye, namwe mwaguke kugira ngo mwiture nk'uko mwagiriwe. Umurongo wa 14, umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyo kutifatanya n'abatizera. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane iki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira, kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Abakorinto ba kabiri ibice 7 dusome dore ku murongo wa 1. Nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejeshe rwose kubaha Imana. Nimutwakire mu mitima yanyu, dore ntawe twagiriye nabi, ntawe twononnye, ntawe twariganije. Ibyo simbivugiye kubagaya, kuko maze kuvuga yuko muri mu mitima yacu ngo dupfane kandi ngo tubaneho. Mbashiraho amanga cyane, kandi ndabirata cyane. Nuzuye ihumure, ndetse no mu makuba yacu yose ngira umunezero usesekaye. Umurongo wa 5, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kuza kwa Tito n'agahinda ko mu buryo bw'Imana. Ubwo twazaga i Makedoniya, imibiri yacu ntirakaruhuka na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose, inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi, yaduhumurishije kuza kwa Tito. Nyamara si ukuza kwe konyine, ahubwo no guhumurizwa yahumurijwe namwe, nuko yadutekerereje urukumbuzi rwanyu mwankumburaga, n'umubabaro mwangiriraga, n'ishyaka mwandwaniraga, nicyo cyatumye ndushaho kwishima. Nubwo nabateje agahinda, rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuza, mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kari ak'umwanya muto gusa kagashira. None ndishimye, icyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana, ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Aho ntimurora ako gahinda ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo, ukabatera kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka no guhora. Muri byose mwiyerekanye ko muboneye muri byose. Nuko ubwo nabandikiraga, ibyabandikishije si iby'uwagize nabi cyangwa si iby'uwagiriwe nabi, ahubwo ni ukugira ngo umwete mutugirira werekanirwe mu maso y'Imana. Nicyo cyatumye duhumurizwa, kandi muri iryo humure twarushijeho kwishimishwa n'ibyishimo bya Tito, kuko umutima we waruhuwe namwe mwese. Niba hariho icyanteye kumubiratira, sinakozwe n'isoni, ahubwo nk'uko twababwiye byose mu kuri, niko kwirata kwacu twiratiye Tito. Umutima we urushaho kubakunda iyo yibutse uko mwumviye mwese, kandi uko mwamwakiriye mutinya muhinda imishyitsi. Nishimiye yuko muri byose nshobora kubiringira rwose ntashidikanya.
Abakorino ba kabiri ibice 8 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umurimo w'ubuntu wo gufasha abakristo b'abakene. Bene data, turabamenyesha ubuntu bw'Imana amatorero y'i Makedoniya yahawe. Bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi, umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi byasesekariyemo ubutunzi kubw'iby'ubuntu batanze. Ndahamya yuko babutanze ku bwende bwabo nk'uko bashoboye ndetse no kurenza ibyo bashoboye. Batwingingira cyane kugira ngo twakire ubuntu bwabo batanze, babone uko bafatanya umurimo wo gukenura abera. Icyakora ntibagenje nk'uko twibwiraga ko bazabigenza, ahubwo babanje kwitanga ubwabo biha umwami wacu kandi biha natwe nk'uko Imana yashatse. Ibyo nibyo byaduteye guhugura Tito ngo asohoze umurimo w'ubuntu uwo yatangiye muri mwe namwe kera. Nuko rero nk'uko musaga muri byose, ari ukwizera no kuvuga neza no kumenya no kugira umwete no kudukunda, mube ariko murushaho kugirira umwete uwo murimo wo kugira ubuntu nawo. Ibyo simbivugiye kubategeka, ahubwo mbivugiye kugerageza urukundo rwanyu ndugerageresha umwete w'abandi kugira ngo menye ko ari urw'ukuri. Kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Ibyo mbibabwiriye kubagisha inama y'uko bibakwiriye kubikora. Mwebwe ababanjirije abandi uhereye mu mwaka ushize, nyamara si ugupfa kubikora gusa, ahubwo ni ukugira ngo mubikore mubikunze. Nuko rero mubirangize kugira ngo nk'uko mwakunze kubyemera abe ariko mubisohoza mukurikije ibyo mufite. Kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije, ntawe ukwiriye gutanga ibyo adafite. Simvugiye ntyo kugira ngo abandi boroherezwe namwe ngo murushywe, ahubwo ni ukugira ngo munganye, ngo ibibasagutse muri iki gihe bihabwe abandi mu bukene bwabo, kandi ngo ibizasaguka ba bandi nabyo muzabihabwe mu bukene bwanyu munganye. Nk'uko byanditswe ngo uwatoraguye byinshi ntacyo yatubukiwe, kandi n'uwatoraguye bike ntacyo yatubiwe. Ariko Imana ishimwe ishyize mu mutima wa Tito kubagirira umwete nkanjye, nk'uko yemeye guhwiturwa kwacu, kandi kuko afite umwete mwinshi yagize iwanyu ari ntawumuhasi. Twamutumanye na mwene data wundi washimwaga mu matorero yose kubw'ubuntu bwiza yakoze. Ariko uretse ibyo gusa, ahubwo ni nawe watoranijwe n'amatorero kujya ajyana natwe kubw'uwo murimo w'ubuntu dushyiraho umwete, kugira ngo Umwami wacu ahimbazwe kandi ngo twerekane umutima wacu ukunze. Kuko twirinda ngo hatagira umuntu utugaya kubw'izo mpano nyinshi tugwiza hose. Dushaka gukora ibyiza uretse imbere y'Umwami wacu gusa, ahubwo n'imbere y'abantu. Twatumanye nabo mwene data wundi, uwo twagerageje kenshi akaboneka ko ari umunyamwete muri byinshi, ariko none arushaho kugira umwete kuko abiringira cyane. Ibyerekeye Tito, uwo niwe dufatanya umurimo kandi ni mugenzi wanjye dukorana ibyanyu. Kandi ibya bene data abo bandi ni intumwa z'amatorero zihimbaza Kristo. Nuko muberekere imbere y'amatorero ibihamya urukundo rwanyu, kugira ngo bibemeze ko nabirase ibyirato nyakuri. Abakorino ba kabiri ibice 9 dusome dore ku murongo wa mbere. Ibyo kugaburira abera sinaruha mbibandikira, kuko nzi umutima wanyu ukunze ari wo mbirataho mu Banyamakedoniya, mbabwira yuko Abanyakaya bamaze umwaka biteguye, kandi ko guhimbana kwanyu kwateye abenshi umwete. Ariko natumye bene data abo kugira ngo uko kwirata twirate mwebwe kutazapfa ubusa,
kandi no kugira ngo muzabe mwiteguye nk'uko nababwiye, kuko ntashaka ko twebwe, simvuze mwe, tuzakorwa n'isoni z'ibyo twiringiye niba Abanyamakedoniya bamwe bazazana nanjye bagasanga mutiteguye. Nicyo cyatumye nibwira yuko nkwiriye kwinginga bene data abo kumbanziriza kujya iwanyu ngo babanze gutunganya iby'ubuntu mwasezeranije kera, bibe byiteguwe nk'iby'ubuntu koko bitameze nk'iby'ubugugu. Ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha, ibongerere imbuto zanyu zo kubiba kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose ngo mugire ubuntu bwose butume Imana ihimbazwa, kuko uwo murimo wo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana, bayihimbariza kubw'ubuhamya bw'uyu murimo mwitangiye, mukemera kugandukira ubutumwa bwiza bwa Kristo, mukagira ubuntu bwinshi bwo kubafasha no gufasha abandi bose. Kubw'ubuntu bw'Imana murusheho kuba muri mwe, nicyo gituma babasabira no kubakunda cyane. Imana ishimirwe impano yayo nziza itarondoreka. Abakorino ba kabiri ibice 10 dusome dore ku murongo wa mbere. Mutwe amagambo uravuga ngo Pawulo agaragaza ingero z'umurimo we mu by'Imana. Ngewe Pawulo ubwanjye ndabinginga kubw'ubugwaneza n'ineza bya Kristo, ninjye woroheje muri mwe imbere yanyu. Ariko iyo ntari kumwe namwe ndabatinyuka, kuko ndabahendahenda kugira ngo ninza iwanyu ne kuzahatirwa gutinyuka, nk'uko binkwiriye gutinyuka abantu bamwe bibwira ko tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara zacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhura kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Ibiri imbere yanyu nibyo mureba. Niba hari umuntu wiringiye ko ari uwa Kristo, yibwire nibi yuko uko ari uwa Kristo ariko natwe turi. Kuko nubwo nkabya kwirata, ubutware bwacu Umwami wacu yaduhereye kugira ngo tububake tutabasenya, sinzakorwa n'isoni, ne gutekerezwa ko meze nk'ubateza ubwoba inzandiko zanjye. Kuko bavuga bati inzandiko ze zivugisha ubutware, zivuga ihanjagari, ariko iyo ari aho agira igisuzuguriro, kandi amagambo ye niyo guhinyurwa. Uvuga ibisa bityo yibwire ibi, yuko uko tumeze ku magambo yo mu nzandiko tudahari, ariko tumeze no mu byo dukora duhari. Kuko tudatinyuka kwibarana cyangwa kwigereranya na bamwe biyogeza ubwo abo biringaniza ubwabo, kandi bigereranya ubwabo nta bwenge bagira. Naho twe ntitwirata kurenza urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhwanye n'ingabano z'aho Imana yatugereye ngo tugere no kuri mwe. Ntidusingira kurenga ingabano zacu ngo tumere nk'abatageze kuri mwe, kuko twageze no kuri mwe koko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo.
ntitwirata kurenza urugero, ntitwirata n'ibyo abandi bakoze, ahubwo twiringiye yuko kwizera kwanyu nigukura kuzashyirwa hejuru ku bwanyu, ku byo twagerewe ngo twagurirwe. Kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu si ukugira ngo twirate ibyo dusanze byiteguwe byagenewe undi, ahubwo uwirata niyirate Uwiteka, kuko uwiyogeza atari we ushimwa, keretse uwo umwami wacu yogeza niwe ushimwa. Abakorinto ba kabiri ibice 11 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo intumwa z'ibinyoma. Icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakweye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ariko nako intekerezo zanyu zayobya mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. Ariko njye ko mutanyihanganira, kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Nubwo ndi umuswa mu magambo, sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Mbese nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru, mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu. Nanyaze ayandi matorero, mbaka ibihembo kugira ngo mbone uko ngaburira mwebwe iby'Imana. Kandi ubwo nari kumwe namwe ngakena, sinagize uwo mbera ikirushya, kuko bene data bavuye i Makedoniya bankenuye. Muri byose nirindaga kutabaremerera, kandi nanone nzakomeza kubyirinda. Ni ukuri kwa Kristo kuri muri njye, ntawe uzambuza kwirata ntyo mu mahugu yo muri Akaya. Kuki? Ni uko mweho ntabakunda bizi Imana. Ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora, kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Umurongo wa 16 umutwe w'amagambo uravuga ngo icyo Pawulo arusha intumwa z'ibinyoma. Kandi ndavuga nti ntihakagire untekereza ko ndi umupfu, ariko rero niba muntekereza mutyo, munyemere nk'umupfu, kugira ngo nanjye mbone uko nirataho hato. Ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami wacu, ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'urupfu. Niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata. Ubwo benshi birata iby'umubiri, nanjye ndabyirata. Mwishimira kwihanganirana abapfu, kuko ubwanyu muri abanyabwenge. Murihangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi. Ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigizemo intege nke, nyamara icyo undi wese ahangara gukora, ibi mbivuze nk'umupfu, nanjye nagihangara. Mbese abo si Abaheburayo? Nanjye ni uko si Abisirayeli? Nanjye ni uko si urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye ni uko si abakozi ba Kristo bagabura ibye? Noneho ndavuga nk'umusazi. Ndabarusha, mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero kenshi,
nari mu kaga k'urupfu. Ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe bitatu nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe bitatu inkuge zaramenetse, naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga natewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma. Mu miruho n'imihati mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho nambara ubusa. Ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Ninde udakomeye ngo nanjye mbe udakomeye? Ninde ugushwa ngo nanjye ndeke kugurumana? Niba binkwiriye kwirata, nzajya nirata iby'intege nke zanjye. Imana y'Umwami Yesu ariyo na se ishimwe iteka ryose, izi ko ntabeshya. Ubwo nari ndi Damasiko, umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'abanyamadasiko ngo amfate. Bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye, ndi mu gitebo, ndahunga muva mu maboko. Abakorino ba kabiri ibice 12, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Pawulo yiratana ibyo yeretswe. Nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14, niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizimana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yarari mu mubiri cyangwa niba yaratari mu mubiri simbizi, bizimana. Yazamuwe akajyanwa muri paradizo akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashakaga kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri. Ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekerezaho ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye, ni uko nahishuriwe ibikomeye cyane. Nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, ari cyo ntumwa za Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibinkwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Mpindutse umupfu, ariko nimwe mwabimpase, kuko ibyari binkwiriye ari uko mba narogejwe namwe. Dore za ntumwa zikomeye cyane ntacyo zandushije, nubwo ntacyo ndicyo. Ni ukuri nakoze ibimenyetso byerekana ko ndi intumwa, mbikorera hagati yanyu nihangana cyane, ari byo bimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye. Mbese ayandi matorero yabarushije iki? Keretse yuko ubwanjye ntababereye ikirushya, mumbabarire iryo futi. Umurongo wa 14, umutwe w'amagambo aravuga ngo Pawulo aburira ab'i Korino ngo batazabaho umugayo. Dore ubu ni ubwa gatatu nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababere ikirushya. Si ibyanyu nshaka, ahubwo nimwe ubwanyu nshaka. Kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Kuko ubwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye, ndetse no kwitanga rwose, nitangira ubugingo bwanyu, nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Muravuga muti ibyo byo niko biri koko. Ubwawe
bituremereye, ariko wagize ubwenge bwo kudutegesha uburiganya. Mbese koko hari ubwo nigeze ngira umuntu wese mu bo nabatumyeho mbakisha indamu? Nahuguye Tito mutumana na mwene data wundi. Mbese hari indamu Tito yabenzeho? Si umwuka umwe twagendeyemo, nawe ntiyageze ikirenge mu cyanjye? Uhereye kera mwibwira yuko tubireguraho, ariko imbere y'Imana Kristo niwe utuvugiramo. Nuko bakundwa, byose tubivugiye kubakomeza, kuko ntinya yuko ubwo nzaza ahari nzasanga mumeze uko ntashaka, nanjye mugasanga meze uko mudashaka. Kandi ndatinya yuko ahari hazabaho intonganya n'ishyari n'umujinya no kwirema ibice no gusebanya no kunegurirana mu byongorerano no kwihimbariza ubusa no kuvurungana. Kandi ndatinya yuko ubwo nzaza Imana yanjye izongera kuncisha bugufi muri mwe, nanjye ndirire benshi bacumuye kera, ntibihane ibyonona n'uby'ubusambanyi n'iby'isoni nke bakoze. Abakorino ba kabiri ibice 13 dusome dore ku murongo wa mbere. Dore none ubu ni ubwa gatatu nzaza iwanyu, mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3 ijambo ryose rizahamywa. Nabivuze kera ubwo nabasuraga ubwa kabiri, nanone nubwo ntahari niko nkibivuga bitaraba, mbwira abacumuye kera n'abandi bose yuko ningaruka ntazabababarira. Kuko mushaka ikimenyetso cyo kugaragaza yuko Kristo avugira muri nge. Kristo atari umunyantege nke kuri mwe, ahubwo agira ububasha hagati yanyu. Kuko intege nke zateye ko abambwa, ariko none ariho kubw'imbaraga z'Imana izerekanira muri mwe. Ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Ariko niringiye yuko muzamenya ko twebweho tutari abagawa. Nuko ndasaba Imana kugira ngo mutagira ikibi mukora. Icyakora si ukugira ngo duse n'abemewe, ahubwo ni ukugira ngo mukore neza nubwo twasa n'abagawa. Kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanira. Turishima iyo tugize intege nke, namwe mukagira imbaraga, kandi nicyo dusabira ni iki, ni uko mutunganywa rwose. Igitumye nandika ibyo ntari kumwe namwe, ni ukugira ngo nimpaba ne kuzaca imanza z'imbabazi nke, kuko nahawe ubutware n'Umwami wacu bwo kubaka atari ubwo gusenya. Ibisigaye bene data murabeho, mutungane rwose, muhugurike, muhuze imitima, mubane n'amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe. Mutashyanishe guhoberana kwera, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese.